Abateze amatwi radiyo ijwi ry'ibyiringiro nimugira amahoro. Muri kumwe na Pasiteri Amoni Rugerinyange mu kiganiro kivuga ibyo kuba hafi y'Imana. Dusenge. Nyagasani Imana, tugushimiye ko uhora utwitaho kandi ukaturinda. Dore gusobanukirwa yuko uri Imana ihora hafi yacu. Turifuza guhora hafi yawe Data, kugira ngo tujye duhora tukugiraho umugisha mu byo dukora byose, ku bwa Yesu w'amahoro yacu. Tugiye kuganira ku magambo ashingiye ku ndirimbo ya 37 mu gitabo cy'indirimbo zo guhimbaza Imana. Uwanditse iyi ndirimbo yafatiye ku magambo aboneka mu rwandiko rwanditswe na Yakobo mu gice cya 4 murongo wa 8. Muri Bibiliya yera aya magambo aravuga ngo, mwegere Imana nayo izabegera. Yemwe banyabyaha nimukarabe, namwe ay'imitima ibiri nimuyeze imitima. Muri verisiyo Bibiliya ijambo ry'Imana haravuga ngo, nimwegere Imana nayo izabegera. Mwa banyabyaha mwe nimukarabe, namwe abafata impu zombi nimusukure imitima yanyu. Muri iki kiganiro cyo kuba hafi y'Imana turi bubone amahirwe yo kuba hafi y'Imana n'ibyago byo kutaba hafi yayo. Kuba hafi y'Imana ni ukwemera kuyoborwa nayo no kugendera mu nzira imwe. Kugendera mu nzira ebyiri ni ugufata impu zombi. Ni ugukorera abatware babiri badahuje amatwara. Ni ugushidikanya. Ni ukutamasha. Ni ugutinya kunyuze muri iyi nzira cyangwa iyi itakugeza aho ujya, bityo ukagerageza kugendera mu nzira ebyiri. Hari ibitekerezo bitari bike bivuga ko abagiye bagendera mu nzira ebyiri bose bagize amaherezo mabi, ndetse bagiye bahera mu nzira. Umuntu abivuze uko biri, ntawe ugenda mu nzira ebyiri ubasha kugera iyo ajya. Hariho abantu bamwe badashobora kumasha ngo bemere kuyoboka Imana babikuye ku mutima, cyangwa bayimure birangire. Usanga mu ruhande rumwe bayoboka Imana, mu rundi ruhande bakaba ari ingabo za Satani. Usanga bahera mu rungabangabo nk'uko Abisirayeli bari bameze mu gihe cy'umuhanuzi Eliya. Mu gitabo cya mbere cy'Abami igice cya 18 murongo wa 20, Eliya abwirijwe n'Imana yarababwiye ati, muzageza he guhera mu rungabangabo? Niba muzi ko Uwiteka ari we Mana, nimumukurikire, kandi niba ari bari aba ariyo mukurikira. Ngo abantu ntibamushubije ijambo na rimwe. Ibyo Eliya abwiye abantu mu gihe cy'isezerano rya kera nibyo Yakobo abwira abo mu gihe cyacu, baterura ngo bimure Imana cyangwa ngo bamashe babe hafi yayo bigaragare. Yakobo yabivuze yeruye yuko iyo umuntu amashe akegera Imana, Imana nayo imwegera. Nsubiye muri ya magambo ye yaravuze ati, nimwegere Imana nayo izabegera. Mwa banyabyaha mwe nimukarabe, namwe abafata impu zombi nimusukure imitima yanyu. Usanga hari abatamasha ngo bakunda Imana babikuye ku mutima, kandi bayumvire bakomeze kugendera mu nzira itunganye. Aho gukunda Imana babikuye ku mutima, usanga bayibangikanya no gukunda iby'isi. Aho gukunda bagenzi babo ngo babane neza mu bumwe no mu bwumvikane, usanga babareba nk'abanzi batabasha no kuvugisha. Aho kubana neza nabo bashakanye, usanga bahorana amakimbirane no gutandukanywa n'ubusa. Aho gukundana urukundo rwa kivandimwe, ugasanga bararyana. Aho kwanga icyaha na Satani bakizanye muri iyi si, ugasanga bangana. Aho kwiyunga nabo bagira icyo bapfa, ugasanga barebana y'ingwe kandi bakavuga ko bari mu nzira ijya mu ijuru. Aho kwisuzuma, usanga ducira abandi imanza. Umukristo nyawe agomba gusa na Kristo. Yesu Kristo yahoranaga n'Imana, yahoraga hafi y'Imana,
yahoraga yisunga Imana. Ntacyo yakoraga ku bwe, ahubwo yahoraga akora ibyo Se wo mu ijuru ashaka. Ngurwo urugero tugomba gukurikiza. Kugira ngo tube abantu b'Imana koko, tugomba guhora hafi y'Imana. Iyo umuntu yiyemeje kuba hafi y'Imana, akaba yegereye koko, ahorana amahoro. N'iyo ibyago bimugezeho, Imana iramutabara, akagira umutima utuje. Ntabwo Imana yaba yemeye ko umuntu ava mu buzima ngo imureke itamuhaye amahoro. Uri hafi y'Imana akora uko ashoboye ngo asenye insika zose zishobora kumutandukanya n'Imana n'abantu. Kandi ibyo byose abishobozwa na Yesu, nk'uko Pawulo abivuga mu Befesi igice cya 14 ati, uwo ni we mahoro yacu, kuko yahinduye twebwe ababiri kuba umwe, akuyeho ubwanzi ari bwo rusika rwari hagati yacu rutugabanya. Nk'abana b'Imana bategereje ko Yesu atujyana aho yateguye, dukwiriye kuba hafi y'Imana kuruta ibindi bihe. Uri hafi y'Imana nta kimuhagarika umutima. Sarah Adams yabivuze mu magambo yanditse mu ndirimbo ya 37 mu gitabo cy'indirimbo zo guhimbaza Imana. Mu gitabo kuririmba usobanukiwe ipaji ya 203 kugeza 205, n'igitabo cy'umugereka w'indirimbo z'Abadivantisiti munsi wa 7 verisiyo y'Icyongereza ipaji ya 466 na 467 hasobanura ibya Sarah wanditse iyi ndirimbo. Sarah Adams yari muntu ki? Sarah Flower yari umukobwa wavukiye mu Bwongereza ahitwa Harrow ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'1805. Yaranzwe n'umwete mu kwandika ibisigo n'indirimbo, uretse ko ubuzima bwe bwagiye bumurogoya. Mu mwaka w'1834 Sarah ashyingiranywe n'umugabo w'umu-enjeniyeri witwa John Bridge Adams. Bakomeje gutura i Londres kugeza ubwo Sarah yapfuye bamaranye imyaka 14. Impano za Sarah, guhora anezerewe, ubwiza bwe n'imico ye byatumye atigeze yibagirana ku bari bamuzi bose. Yanditse indirimbo nyinshi zirimo n'indirimbo z'abana n'ibisigo by'abahowe Imana. Iy'ingenzi mu ndirimbo yanditse ni iyi ya 37 ivuga ngo nkuyoboke mwami nkube bugufi. John Fox, umupasitori w'agatsiko ka Unitarian aho Sarah yasengeraga, yasabye Sarah n'umuvandimwe we Elizabeth kwandika indirimbo y'ako gatsiko bazajya bakoresha basenga. Sarah n'umuvandimwe we bahisemo kwandika indirimbo ivuga iby'igitekerezo cya Yakobo na Esau, cyane igihe Yakobo yasinziraga ahunga murumuna we Esau, nk'uko tubisoma mu Itangiriro igice cya 28 umurongo wa 10 kugeza kwa 22. Ni cya gihe Yakobo yarotaga akabona urwego rushinzwe ku isi rukagera mu ijuru, akabona abamarayika bamwe barumanukiraho abandi baruzamukiraho. Ibyo byeretse Yakobo ko Imana yamabariye ku buryo ari kimurindisha abamarayika bayo. Igihe Sarah n'umuvandimwe bari bakiganira iby'icyo gitekerezo, Elizabeth yabwiye Sarah ati, mbese aho kurondora icyo gitekerezo cyose wakwanditse indirimbo ivuga iby'inzozi za Yakobo, nticyaba gihagije? Sarah ati, rwose. Nguko uko iriya ndirimbo yanditswe. Igice cya 4 kitaboneka mu gitabo cyacu cy'Inyarwanda nicyo kivuga ibya Beteli, hahandi Yakobo yarotaga abona Imana bigatuma ahita Beteli.
Sara yanditse iyi ndirimbo ifite ibice 5, ari nabyo biboneka mu ndirimbo y'icyongereza. Uretse ko mu Kinyarwanda dufite ibice 4 gusa. Harimo igice cya mbere n'icya kabiri n'icya gatatu n'icya gatanu. Icya kane nicyo kitarimo. Iyi ndirimbo yakunzwe n'abantu benshi, isobanurwa no mu ndimi nyinshi. Nubwo abantu bamwe bagiye bavuga ko nta zina rya Kristo ryavuzwemo, ariko havuzwemo izina ry'Imana n'umusaraba. Ijwi ry'indirimbo ryahimbwe n'uwitwa Lowell Mason, wabayeho hagati y'umwaka w'1792 n'1872. Ijwi ryayo baryise Bethany. Sarah Adams yaguye ahitwa St Martin muri Londres ku itariki ya 14 y'ukwezi kwa munani umwaka w'1848. Amateka avuga ko yapfuye yari amaze kwifatanya n'itorero ry'ababatista b'i Londres. Iriya ndirimbo yatangiye kuririmbwa muri Amerika mu mwaka w'1844. Ntabwo abantu bari bazi Sara bigeze bamwibagirwa, kandi indirimbo ye yakoreshejwe n'abantu batari bamwe: abategetsi b'ibihugu, abantu bari mu kaga, ndetse n'abahowe Imana. Mu mwaka w'1871 abantu 3 b'abahanga mu by'iyobokamana bari abaprofeseri Londres, aribo Hitchcock, Smith na Park. Igihe bari bagiye gusura Palestine, bumvise abanyeshuri bo muri Siriya baririmba iriya ndirimbo, ibakora ku mutima cyane. Bayiririmbaga bahagaze munsi y'ibiti, bakoze ikimenyetso cy'uruziga. Bayiririmbaga mu rurimi rw'Icyarabu. Profeseri Hitchcock yavuze yuko iyo ndirimbo abasore ba Kristo bo muri Siriya baririmbye yamukoze ku mutima kugeza ubwo yaturise akarira. Yavuze ko iyo ndirimbo yamugeze ku mutima kuruta indirimbo zindi zose yigeze yumva. Si wowe wenyine. Igihe umwuzure wabaga mu mudugudu wa Johnston ku itariki ya 21 y'ukwezi kwa gatanu umwaka w'1889, igare ry'umwotsi ryarohamye mu mazi, maze igice kimwe cy'igare ry'umwotsi ntibashobora kukivanamo. Muri abo bantu barohamye bagapfa burundu harimo umugore wari ugiye kuba misiyoneri mu burasirazuba bwa kure. Uwo mugore wari uhagaze mu mazi ntawe ubasha kumuvanamo, yasenze amagambo atangaje. Hanyuma y'amasengesho ye, ubwo yarigitaga mu mazi, yarigise aririmba iriya ndirimbo ngo nkuyoboke mwami nkube bugufi. Igihe abantu bari bateraniye aho babonaga arembera aririmba, nabo bifatanije nawe baririmba iyo ndirimbo bagira bati nkuyoboke mwami nkube bugufi. Nta gisa no kunganira bari mu kaga. Si wowe wenyine, hari n'abandi. Abantu batari bamwe bazize kwizera kwabo bagiye bicwa baririmba iriya ndirimbo igihe basaga n'abasezera kubo basize. Mu mwaka w'1901, igihe abakristo babaga bashyingura ababo, bakundaga kuririmba iyi ndirimbo bati nkuyoboke mwami nkube bugufi. Hari n'ikindi gitekerezo gikunze kuvugwa cy'igihe ubwato bunini bitaga Titanic bwarohamaga mu nyanja ya Atlantique mu mwaka w'1912. Abantu 1,500 bari muri ubwo bwato bose bararohamye. Maze igihe ubwato bwari gitaga mu mazi buhoro buhoro, bandi y'abaririmbyi b'ubwo bwato yakomeje kuririmba no gucuranga iyi ndirimbo kugeza ubwo ubwato burenzweho n'amazi, bakiririmba bati nkuyoboke mwami
nkube bugufi. Burya nta gisa no kuyoboka Imana ukiriho, nta gisa no kwikiranwa n'abandi ukiriho. Iyo umuntu amaze gupfa ntacyo aba akibasha gukora. Muntu uteze amatwi iki kiganiro, waba wariyeguriye Imana ngo ube uri hafi yayo koko? Waba waramaze kuhagizwa amaraso ya Yesu ngo akwezeho ibyaha byawe, maze uburangwa na wa mutima wari muri we? Iki ni cyo gihe abantu bumva ko bari hafi y'Imana bahora ari abaneshi. Nawe uhisemo kuba hafi y'Imana, nubwo wagera mu byago n'amakuba, nta cyatuma uhagarika umutima, kuko uba uri mu maboko y'Imana, kandi uri mu maboko y'Imana ahora mu mahoro. Nimwumve namwe uko amagambo y'iyo ndirimbo avuga. Nubwo waba umanitse kuri uwo musaraba w'isoni, uri hafi y'Imana, waririmba uko igice cya mbere cy'indirimbo kivuga. Muyoboke mwami, muyoboke, naho natemekwa ku musaraba, n'abanyiririmba muyoboke mwami, muyoboke mwami, ube bugufi. Nubwo waba uri mu makuba, ni ngombwa gusaba Imana ngo iguhagarikire. Nubwo waterwa n'ibyago, ni ugusaba Imana ikaguha kwihangana. Watega neza amatwi igice cya kabiri ukumva ariko kivuga. Muyoboke mwami, muyoboke, mu makuba yose magarikira, ninegwa n'ibyago umpe kwihangana, muyoboke mwami, ube bugufi. Nubwo umwanzi yagutera, uba ugomba gusaba Imana ikagutabara, ugakomera, ugakomeza kuyizera, maze nayo ikakurwanirira nk'uko yabisezeranye. Uteze amatwi igice cya gatatu wasanga ari uko kivuga. Nubwo urugendo rwaba rugoranye, uba ugomba gusaba Imana kukuyobora no kugukingurira ijuru, ngo ugumye wumve amagambo yo gukomeza no gukurema umutima akubwira kuri hafi yo gukira. Uteze amatwi igice cya kane wasanga ariko kivuga. Muyoboke mwami, muyoboke, wakinguye ijuru, nyobora uri, mugenzi komera, urenda gukira, muyoboke mwami, ube bugufi. Mureke dusenge Imana. Mana ihora hafi y'abana bawe,
tugushimiye ko waduhaye Yesu ngo aduheshe amahoro. Tugushimiye ko wasezeranye kutugoboka no kuduhora hafi mu makuba no mu byago. Duhe guhitamo kuba hafi yawe tukiri bazima. Duhe kwakira Yesu asenye insika zidutandukanya n'Imana n'abantu, bityo tube turi hafi yawe. Duhore mu mahoro kugeza ubwo tuzagera iwawe, tubane ubuziraherezo. Ku bwa Yesu utadutererana.